Yesu nashimwe twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu buri gitondo hamwe na Yesu kandi turabakunda turabasengera tubifuriza amahoro y'Imana kandi umwami Yesu ajya abaha umugisha. Yesu ajya abashyigikira muri byose. Reka dutangire dusenga muri iki gitondo. Mana turagushimye turaguhimbaje, uri Imana ishobora byose, uri Imana yo kwiringirwa, uri data wa twese uhoraho, turemeye umunsi mwiza ngo tuwishimiremo, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tunejejwe nawe umutima, tuguwe neza turi kumwe nawe, reka twinjije kujya gukomeza ubane natwe. Turasenze muri iki gitondo cyiza cy'umugisha kugira ngo umwuka wera abane natwe uyu munsi aho tujya hose, tuyoborwe n'umwuka wera. Dushyize gahunda zacu zose imbere yawe Mana, udushyigikire kandi uvugane n'imitima yacu, utubere umujyanama mwiza. Yesu waravuze ngo ntuzadusiga nk'imfubyi, udusige umufasha. Utubere umujyanama mwiza mu byo dutekereza gukora, mu byo twibwira na gahunda zacu za buri munsi. Turazikuzaniye, twe ntacyo dushoboye ariko urashoboye. Mwuka wera agendana natwe kandi ukorane natwe muri byose, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ugize neza Kristo, reka uyu munsi tubere udasanzwe, ni mu izina rya Yesu, amen. Yesu nabaha umugisha kandi Yesu nabishimire. Ndatekereza ko muguwe neza kandi munejejwe nuko Imana ibahaye umugisha wundi munsi kugira ngo muwishimiremo. Hanyuma rero uyu munsi ndihuta cyane, tugiye kureba ibintu bitanu ukeneye kwirinda mu buzima bwawe bwa buri munsi. Turihuta dusome ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice ni cya 11 umurongo wa 34. Haravuga ngo itabaza ry'umubiri ni ijisho. Nuko rero ijisho ryawe iyo rirebye neza n'umubiri wawe wose ugira umucyo, ariko iyo ribaye ribi umubiri wawe wose ugira umwijima. Yesu nadufashe cyane. Tumaze iminsi twiga ku bwami ndetse n'umwami, twarebye intambwe zishobora kugusohora ibwami twifashishije ijambo ry'Imana riri mu itangiriro. Hamwe Adamu na Eva, cyangwa se hamwe hakorewe icyaha gikomeye. Adamu wa mbere yazanye urupfu mu bantu, ariko turashimira Kristo wazanye ubuzima, wazanye ubugingo. Adamu wa kabiri yazanye ubugingo. Imana ishimwe cyane. Imana yabwiye Adamu wa mbere, iramubwira ngo ni ukuri kose mubyare mwororoke mugwire kandi mwuzure isi, ariko mushyize muri Edeni mubuze igiti kimwe. Ndihuta cyane rero, icyo giti nicyo cyaje kuba intandaro yo kuzana urupfu mu bantu. Tekereza ko yari yabwiye ko agomba kororoka kuzura isi, hanyuma no kudatinya yuko abantu Imana imushizemo, cyangwa se yari yarateganije ko azororoka akageza ku isi, agiye kubashyira mu kaga gakomeye cyane. Ibi bivuze iki rero? Nubona urimo ujya mu nzira y'umwanzi, urimo ushwa na sekibi, ujye ubanza utekereze kino kintu. Utekereze ngo ariko nta muntu ndimo mpemukira, umuryango wanjye ntabwo ndi kuwuhemukira. Ese sindi guhemukira abana banjye, sindi guhemukira igihugu, sindi guhemukira abavandimwe, sindi guhemukira inshuti. Icyaha ntigishobora kuba pasono. Cyokoze iyo bigeze mu buryo bw'umwuka cyica ubugingo bw'umuntu, ariko muri sosiyete, muri rusange cyangiriza sosiyete. Biravuga ngo icyaha gikoze ubwoko isoni, ariko gukiranuka kugashyira ubwoko hejuru. Imana nishimwe cyane. Nubona urimo urajya mu nzira za sekibi, basi ujye utekereza umuryango wawe, uvuge ati okay, nubwo njye ntigiriye impuhwe ubugingo bwanjye ndimo mburimbura, ariko se abana bankomokaho, inshuti n'abavandimwe, igihugu, ababyeyi banjye ndetse n'isi muri rusange. Rero Adamu atitaye kuri ibyo byose yashyize isi mu kaga. Twarimo tureba rero ko hari intambwe zishobora kugusohora muri Edeni, ntabwo ndi buzisubiremo, cyangwa se ikagusohora ibwami, muri ya teme yacu ubwami ndetse n'umwami. Hanyuma rero uyu munsi nababwiye ko turi burebe ibintu bitanu bikomeye umuntu agomba kwirinda. Niyo mpamvu twatangiye dusoma iby'itabaza ry'umubiri n'ijisho. Hanyuma impamvu rero tubisomye ni hahandi twashoreje. Guhinduka kw'amaso kwatumye Eva akora ishyano. Ku murongo wa 6 w'igice cya 3 mu itangiriro haravuga ngo uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari icy'igikundiro, kandi ko ari cyo kwifuzwa kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, aho n'umugabo we wari kumwe nawe. Itabaza ry'umubiri rero ni ijisho. Iyo ijisho rirebye nabi ibintu birangirika. Ndagira ngo nkumenyeshe ko udashobora kwifuza ibyo utabonye, cyangwa se ibyo utigeze ubona. Akenshi umuntu yifuza ibyo yabonye cyangwa se ibyo arimo kureba.
ijisho rero reka tuvuge ibintu bitanu rijya rikora, rijya rizana. Icya mbere urareba. Eva yararebye, amaze kureba rya jisho, amaze kurikoresha, iyo ni intambwe ya mbere. Urareba, abona ngo igiti ni cyiza cyane, kimenye ngo kandi ari cyo kwifuriza umuntu ubwenge. Iyo umaze kureba utangira kwimajina, akuzi ko bino bintu ari byiza koko, ugatangira kwibaza ikizavamo, ugatangira kubona ukuntu ubuzima bwawe bwahindutse, ugatangira kubona ukuntu Yesu we, ugatangira kubona ibintu biraryoshye. Hari ibintu uri kureba, wenda tuvuge uri kureba wenda reka dukoresha urugero ku busambanyi wenda ugiye gukora, cyangwa se umwanzi arimo gushuka gukora. Urabanza ukareba, ukabona umugabo ukabona ni mwiza, cyangwa ukabona umugore ukabona ni mwiza, ukabona umukobwa ukabona ni mwiza, ukabona umusore ukabona ni mwiza. Urabanza ukabona, hanyuma rero ugatangira kwimajina, abaye madamu wanjye, icyo ni kimwe. Cyangwa se ndyamanye nawe, dore ukuntu byagenda. Cyangwa se ntahuriye n'umugore wanjye, ntahuriye n'umugabo wanjye. Ugatangira nyine kubona nyine ibintu byaba byiza kurenza ibyo wari ufite. Hanyuma iyo ni intambwe ya kabiri, akabona ibintu ni sawa. Hanyuma intambwe ya gatatu, bigatera peti, ugatangira kubyifuza. Ariko disi uyu mugore yaba yari uwanjye. Usize umugore wawe mu rugo, ariko ugatekereza umugore yawe ari uwanjye. Usize umugabo mu rugo, ugatekereza umugabo yaba ari uwanjye. Kandi ugiye kugwa mu cyaha. Imana yaravuze ngo ntuzagerageze gukora icyaha mbere yo gukora mariage, ahubwo ugatangira uwo mukobwa ndabona ari mwiza. Ugiye gukora icyaha, Imana yaravuze ngo ntimukibe. Urimo urareba amafaranga y'abandi, aho ukora n'ibicyo ukabona wayiba, ukabona wayatwara, ugatangira kuyagirira peti, ukabona ibintu ni byiza cyane. Hanyuma rero itabaza ry'umubiri ni ijisho. Tekereza ijisho ahantu rigejeje Dawidi. Dawidi asohotse mu nzu, atembereye ku rubaraza rwiwe, abonye umugore arimo aroga. Atangiye kwimajina, uriya mugore ni mwiza, uriya mugore ateye neza, uriya mugore asa neza. Ageze donc abona ari byiza cyane, ageze ku ntambwe ya kabiri. Intambwe ya gatatu atangira kumwifuza, ariko buriya abaye umugore wanjye ntibyaba ari byiza cyane. Ariko se buriya kuko wamuzana, wamugira umugore wanjye, azi ko aruta abandi bagore bose mfite. Intambwe ya kane rero bayita gutangira kwegerana n'icyo urimo wifuza, nyine ukagikoraho. Umugore wo bita nyine Eva yahise afata ku rubuto ngo ararusoroma. Aho biba byageze ku ntambwe ikomeye cyane, kwegerana n'icyaha, gutangira gukora ku cyaha. Intambwe ya gatanu, aryaho. Ubwo icyo gihe wageze mu gihe ushyira icyaha mu bikorwa, ugatangira gushyira icyaha mu bikorwa. Wagambiriye kwiba wenda amafaranga, ni urugero, wenda tujya tuvuga ibintu byoroheje kugira ngo abantu babyumve. Wagambiriye kwiba amafaranga, wayabonye, uhita wimajina icyo azagukorera. Nzubaka inzu nanjye nzamera nk'abandi, nzaguramo imodoka, mbese utangira kubona ari meza. Icya gatatu, utangira kuyifuza, gutera peti, abaye yangiza uko byaba byiza. Icya kane uyakoraho. Hanyuma icya gatanu rero utangiye kuyakoresha nyine ibintu byawe wifuzaga. Icya gatandatu rero babyita gusangira, gusharinga. Eva ngo amaze gusoroma no kuryaho rero yahereje umugabo we. Twatangira ku ijambo rivuga ngo itabaza ry'umubiri ni ijisho. Ijisho ryawe nirireba nabi, ubuzima bwawe bwose buzazana umwijima. Ibyo uzabibaze Dawidi, umunsi wamubonye yarebye nabi, ubuzima buzana umwijima. Abahanga muri Bibiliya baravuga ngo yamaze umwaka wose ataririmba, inanga yarazimanitse, icyaha cyaramubereye icyaha. Rero ndagira ngo nkumenyeshe ko imirebere yawe, ibintu byose tugenda mu isi tureba dusatira, birya biba bitezemo amayeri ya wa muriganya cyane. Ugomba kugenda umenya ngo ese aha hameze gute. Ibyo ubona mu buzima si igitangaza yuko byaza bihiga ubugingo bwawe. Ibyo ukora mu buzima si igitangaza yuko byaba bihiga ubugingo bwawe. Iyo amaso yawe bibonye, hari ikintu ugomba kwitondera. Ugomba kumenya ko ikintu gikomeye ufite ari ijisho, ari itabaza ry'umubiri wawe. Nureba neza, umubiri wose uzazana umucyo. Yosefu yarebye neza, areba uwo mugore, abona nta mpamvu. Abona nta mpamvu yo kumwifuza, abona nta mpamvu yo kumutera peti, abona nta mpamvu yo kumukoraho, abona nta n'impamvu yo kujya muri icyo cyaha. Umubiri we uzana umucyo.
ariko twavuze n'abandi bagiye bareba nabi, ba Samusoni barebye nabi. Yes, hari abantu benshi bagiye bareba nabi mu buryo butandukanye, kandi natwe mu buzima bwa buri munsi hari uburyo tureba nabi, ku buryo uva ku ntambwe ya mbere yo kureba ukagera ku kwimajina uburyo icyo kintu kizakubera cyiza, ukava muri ibyo kikagutera peti. Reka mbabwire uyu munsi ibyo bintu byirinde. Icyo ubona imbere yawe ujye wirinda kurenga aho ngaho. Nubona umukobwa akunyuze imbere yambaye uko abyumva yibagiwe kwambara, wirenga aho ngaho. Wamubonye, yes, wijya ku ntambwe ya kabiri yo kugira gute, yo kumukurikiza amaso ngo utangire ubone ni mwiza. Aho harenge reba kuko amaso agomba kubona, hanyuma wikomereze. Intambwe ya gatatu nta mpamvu yo kwigira, iya kabiri nta mpamvu yo kwigiraho. Nutangira gutekereza no kwifuza ibintu bitari byiza, wiharenga aho ngaho. Wabibonye, yes, utangiye kubona biri kukuzanira ikibazo, nturenge aho ngaho. Hagarikira hafi, bwira Imana ngo Mana ndengera, ntabara. Kandi byoroshye bityo, cut off, bikating, bikure, bikupe. Umuntu nakubwira nabi kumva ko agukomerekeje mu mutima, yes, koresha itegeko ry'umwuka rivuga ngo forgive, babarira. Irira ni itegeko ry'umwuka. Imana iravuze ngo mubabarire. Impamvu ni imwe, iyo utababariye hari ibindi biba biri bukurikire. Icyo gihe rero nimba ibintu bikubayeho, hagarikira ku ntambwe ya mbere, wijya kure, kuko nujya kure biraza kugusaba kugera ku ntambwe nyinshi, kandi nugera ku ntambwe nyinshi biraza kukugeza mu rupfu. Tekereza ko Satani yabwiye Eva akamubwira ngo Eva, ni ukuri gupfa ko ntimuzapfa, ahubwo Imana yagira ngo mutazamera nkayo. Njya ntekereza yuko Satani yari arimo amubwira mu marenga, amubwira ati nimukiryaho muzamera nkanjye, muzirukanwe muri Edeni nk'uko nirukanwe mu ijuru, muzaba igicibwa nk'uko nabaye igicibwa, muzapfa nk'uko nanjye ntegereje urupfu. So rero ngira ngo yamubwiraga amucira mu marenga. Eva ntigeze amenya ibiri kuba, kubera yuko kutubaha Imana no kutubaha icyo Imana yavuze bizana urupfu. Nshuti yanjye rero, mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo wirinde zino ntambwe 5. Nukandagira mu ya mbere, ntuzakandagire mu ya kabiri. Nubona ngo ubonye ikintu kiragukuruye, nturenge aho ngaho ngo utangire kubona ari cyiza. Nugira ibyago ukabona ni cyiza, ntigitangire kugutera peti. Yego, nikigutera peti ntuzagerageze kugikoraho. Mbese nugikora base ntuzagerageze gukora icyaha, ariko uba wageze kuri aho ngaho. Garukira hafi, wabibonye. Ijisho ryawe nitabaza ry'umubiri wawe, nirireba neza umubiri wose uzagira umucyo, nirireba nabi bizazanira umubiri wawe umwijima. Urabizi, nanjye ndabizi uburyo hari aho twagiye tureba nabi, umubiri wose ukaba umwijima, ugatangira kuba umuntu utari wowe, ugatangira kuba rubebe muri sosiyete, ugatangira guseba, ugatangira kwandarara. Ariko Yesu aravuga ngo dufite umurengezi kuri Data wa twese. Imana igushyigikire kandi umwuka wera abe mu ruhande rwawe. Amategeko y'umwuka yanditse mu mutima wawe. Ndabizi neza yuko iyo ugeze ku ntambwe ya mbere yo kureba, umwuka ahita akubwira ngo nturenga aho ngaho. Iyo sinzira ugomba kunyuramo, icyo gihe ujye umwumvira, ugarukire hafi. Yesu abamugisha muri iki gitondo, muruhaye muronke kandi Yesu abashyigikire. Shalom, shalom.